ngo nta mikino kwisi kubaho n'imiguruko namishinyiko ninjya nashishaje tuzirya jido nakunywa ni do babana bingaga bahabwa ni do ibyacu ni so fresh so cool on the truck urebe naburibwe keje kururu apana kuzana iby'imvururu twabihawe na sogokuru wumve ndavuga rusizana aduha mapukure cyane bavuga ko kurari munda bikubwiye mbizi neza wa nkunda uje nabi nagukanda abanzi batwita n'umwanda ngo urebye neza si wakanda dresh Ruganzu we babarira Ruganzu wiga he harya niga Uganda Uganda wiga ntukora amabara mama uzino n'abagande bambabariye ngo bidemokati bisaba foto mani winzi gabanga wangu deloto iti one stuff once ye moto nakola muchovola banga sikuba boto eno kenji tuteko nabasuka kondi konko mungu sikuba konkwe ndagusuhuje ukurikira urugendo uherereye mu bice bigiye bitandukanye ngarutse ndi mu Gakire ngarukanye na Valante kuri kamera uyu munsi twakoreye imihanda urugendo rwacu uyu munsi rwatwerekeje he ndababwira ngo impano zirahari mu Rwanda tujye twemera aba bana mbasanze ku muhanda bari gutanga udu freestyle ariko numvisha ari ngombwa yuko twakorana ikiganiro namwe muze gukurikira abakunzi b'urugendo TV muraza kumbwira uburyo mubumvishe cyane ni muri cya gisata bita talent detection ariko ababompuye nabo ntabipanze salama kuri umusaza ize neza shayewana ni fresh kabisa vukana se wapi nago tuvukana turaba friend bisanzwe tu ariko mwasanze ngo muri gutera ngo du freestyle kabisa kubwira undi ngwiki uva dore ngo mukamunani zana ko gatebe nicare nibwibakirwe n'inkono yitabi uzane nako gacuma ngo ganirize nkasoma nsoma umukenye sinjya nsoma kwitama kwibaza ibyanjye ubwo nanjye nikora ku bwanjye ngo muzaze murebe musange trap yavuze jewe mukangwe jewe mu gace jewe ndi kongwe ngo huruze ngo kubite doze yewe mbwira we wambwira iki koko wambabariye abasaza iyi njyana ngo ni ngwiki kibayita trap ise kinya trap none mwebwe cyaje ibara bayise kinya trap ariko ngiye ni kondo trap muracyari bato reka tubanze twibwira abantu wenda banadusobanukirwe neza ubwo nagira ngo mubanze tubereke ibyo mbasanze muhirya kamera itari yajyaho amazina nyakuri ni nawe kuri rya Jack ay'ubuhanzi Ruganzu Baptist Ruganzu umwami amazina nyakuri ni Kagabe Diedone nk'umuhanzi Young Swish na Ruganzu imyaka ingahe 19 n'imyaka ingahe 20 ngunduza 20 myaka yari bo mwese wapi turabasaza nyine zigendera makeragera ahubwo no kuvuga ngo imyaka nuko twisanze muri ibi bintu ariko si twakuvuga ko turi bato cyane ku buryo tutakora umuziki muri abanyeshuri ariko turiga nuko bisa nkaho corona yaduhaye ikiruhuko kabisa yatumye agatenti yatumye ngataho ariko ibi ngibi nta masegonda kubikuramo umuntu ahita abikuramo hari nk'igihe ndaza kuganira namwe ku bintu byinshi cyane turaza gufata umwanya wo kugira ngo umwereke abantu badukurikiye Abanyarwanda mubereke nyine twatuntu basanzemo bajajinge bavuga ati aba bana barabashije koko nimba ari n'udukurikiye wumva yabafasha ashobore kubafasha 19-20 nyene ngana mfite 19 mfite 19 ariko nyine mu kwa 12 nzuza 20 dore nge nzayizuza 20 mu kwa 9 ku itariki ndahenda kuruta bro ndamuruta abaturanyi muri tsinda muri inshuti muri iki mba twarakuranye wallahi no mu papa mba ni nkaho mufata nk'umuvandimwe ngo kabisa niyo mpamvu nyine abantu iyo muturanye cyane mufatana nk'abavandimwe kuririmba muririmba nk'itsinda turaya ndirimba ku giti cyanjye mfite undi mugenzi wanjye bita Ndoli turirimba nuko utabashije kuboneka wallahi iyo ngiyo nakaririmba nanjye ndirimba ku giti cyanjye
nuko dukunda guhura kenshi tukungurana ibitekerezo tugakora ziba zikeneye kuko urareba muri uru rugendo ntago wakwigira papa wanjye. aha hantu mbasanze imihanda bahita ngo iki shanga sura aso hantu twakuga kari gukiko ariko tufate kari muri Kagugusiri wallahi dore ni Kagugusiri ifumbire baryaturenze wa mugabo we mbabarira iki ni ikiyovu ni ikiyovu kabisa. Iki ni ikiyovu gifite aba basore bavuga gutya iyi story yatangiriye mu nkambe ebyiri gusa byaba yubuteshwa barakosha sinari nziko n'abazungu bobo bavuga byahebyo kajya ku buzungu babuguze ukina na Mary mbona yandika 8 ubanza nana 8 wabo bamukaraze jya umenya ko umutima udakangwa n'iyizuwa mbyaye gutinda kurakara bigukiza gereza urugo rw'umutindi rutigeze sopu nakara rumwe rutanga ubutaka nyuma bakaza gutaka what dance zose zashiriye kwa minani nyurwa n'ibyo utunze kandi uryamurote neza kabisa nanjye nkakubwira ni nje ni birebire kabisa ubundi ino njyana ya trap ni nkaya tubanye doze ewana nge trap ni doze kinye trap ngibere bukombe ngutabizi uti nshaka ibikombe ni oya ndashaka uburombe nisanze mu bwandu muri trap ngo njye mfite ubwandu ndiruka nk'isasu ngasiga babatacira icyanzu ngo nje na Ruganzu gako trap tubera ubukungu mama Nyiramahoro niwe wakize kuri iyi bibero niwe dufatanyije urugendo kuva na kibobo dutobo twondo dressing code n'imihondo guturuka iyo za ruhondo swish man mwambeshye nta dupfukamunwa mwamba tubabarire ndagorshya mutazama mugire gake ariko mutampombye kaba kabaye nta dupfukamunwa izi bandana mufite mu ishosi niziki ebana bazumpapa mukuru yavuze kandi utabura abazi byose iki ni ikimenyetso cy'aba brad nyine brad gang ni abantu babahuje byose kabisa ikimenyetso cy'amaraso umutuku ugaragaza ikimenyetso cy'amaraso rero twe twishyize hamwe nubwo tudakorera nyine hamwe ariko duhuriye kuri byinshi iki ni ikimenyetso rero cy'urukundo. Ruganzu iyi njyana y'imyaka 19 y'injyana yakuje muri ryari wumva utangiye kuba waririmba trap njyewe natangiye ndirimba old school ndayivuka ragine gutya zirizi n'injyana nshyashya tatuzirukanyira muko nta muntu wakora iki wakora ibishaje ubona ibishyashya nibibaho old school byose ndafata hose kabisa. Ninde ubenspira muri iyi njyana murimo? Nje umuntu wa mbere unyespira ni njyewe kabisa ni nje wa mbere w'espira ewana nanjye sinakubeshya kabisa ewana njyewe ubwanjye kabisa muramuzi se ni papa wacu turamuzi kabisa ni mukuru wacu kabisa turamuzi ariko reka turebe hari Bushari Betray n'abandi bantu baba muri aba Evi muri High Vibe Gangs n'abandi bantu baririmbiye injyana yanyu ninde mubona bikora neza si twavuga umuntu ukora ino njyana kabisa twavuga kabizi se ninde da nje kubganye nje mvuga kari Ruganzu wallahi nje nta n'ikindi umva mana nyagasa eka papa wambabariye ko ewana nta mwana uvuka ngahita yuzura ingobyi ariko bigenda biza pole impamvu nago ubutara zose ziri muri Kigali ukuntu zinga nta mugabo ni nyinshi cyane rero nta kuntu wambwira ngo ndaza mvuge ngo uno muraranga ewana ngo ngararenze nyine ibyo bakora ni byiza barabizi natwe nitubona ya help nyine bwabufasha rwa rukundo rw'abafana ni kugenda ukora ibintu bimenyekana uzamuka kandi gake niyo namwe pole niyo namwe ewana reka tuze gutya injyana murimo mujyamo akenshi bavuga ko inspiration akenshi iza ruko umuntu ari haye mufata izihe haye mwebwe gihaye mfata jewe n'amazi iyo mfashe amazi ngumva kuva ko yanyiriye umva line gutya ako kanya mpita mfata akabike nkababwira ati Ruganzu yaje umusaza muzinge impano zanyu mu byonde imana mutwike ibyishimo byinshi nk'umuntu ufata izindi haye isi nge haye zanye n'ibyishimo iyo nishimye nkora umuziki ibintu abahanzi akenshi abaraperi cyangwa se abantu bari muri no njyana ya trap bikunda kubagaragaraho akenshi babafashe babafunze kubera ibiyobyabwenge namwe ati turi kwinjira muri iki kibuga biguhiye ishusho y'imyitwarire ishusho ngiye bima ntago ngomba kumenya uwo ndiwe ntago nyine ngiye kubivuga muri sanse mbyumvamo
umuntu ajya gufata ibyo biyobyabwenge biki byose nuko biterwa nanone n'ahantu aturuka. Ese niba ari wa mwana wo mu ngagari mwana aragenda abona iwabo ikiryo kirahari kila kitu kirahari, ni hahandi apfa mu mutwe akajya gushaka ibindi bimuha ibindi bitekerezo. Ako se nzaba nzi ko mwana agastudio ndi bukimenyere, nzaba nzi ko agapantaro ndakiyambika, umubyeyi araza wenda kungaburira ewana cyangwa tukanafashanya. Ngo nanjye mfite icyo nawe Ewana kabisa. Impamvu nyine ubona abantu benshi babinjira mu biyobyabwenge bagiye muri no njyana, wallahi dore nguku ubu tuba tuvuga Bushido bana baramuzi ngo zansiki bura bavuga ngo yaririmbye ngo zansiki zongara ari mwaka, ariko ntago namubona wallahi. Nimba ibona nibwo nzaza hano nkavuga ati ariko turabizi ko bamufungiye ibiyobyabwenge, noneho ukumva ko ukiri down kwinjirira bushari wallahi utibanga nyine utangwa ibyo bintu ngo by'ibinsiki ngo bumva biteye isoni wallahi nta kintu mwakiriye. Noneho nawe wagera nka studio wenda barimo babiguhereza ukagira umundiga bongura karika try to be who you are. Umva ugomba kugerageza kuba uriho kabisa. Abantu badukurikiye icyizere mu myitwarire yawe, kuko uzabona iki kiganiro cyangwa uzabona iki azahita avuga ngo abo bana bari kwinjira mu bintu ngo bashobora guhita batangira ngo ugasanga ngo bararangiye. Uramuhikiye icyizere umuntu udukurikiye budi kugira ngo umuntu ahinduke nari igihe bigiramo uruhare. Wallahi ngiye ku mutima wanjye mvuga ko wenda ni inkuru umuziki wanjye nzakora neza kugira ngo nzasige n'umwana nziza ku buryo n'umwana uzavuka azavuga ngo Ruganzu yakoze ibara. Wallahi dore nicyo kintu cya mbere umuntu abatekereza nabyo kuvuga ngo umuntu ahita ajya muri drugs. Ruganzu ntanywa inzoga, Ruganzu ntanywa itabi, Ruganzu ntacyo biyobyabwenge na kimwe afata. Ntacyo kabisa, nta na kimwe mfata njyewe. Arahiye swear njye ntago mfata iki. Usengera he? Nsengera hano kwa Rugamba kuri Bethsaida Holy Church. Kwa Rugamba urakijijwe? Ntago navuga ko nyijijwe cyane, ariko ndasenga tu. Imana urayizi? Imana ndayizi, ndanayitinya kandi ndanayubaha. Imana iyo bigeze ku Mana ubundi bari ikindi kimenyetso kabisa. Imana iki kintu kijya gukora ugahita uvuga ati Imana iragirira imirira nabi. Ikintu cya mbere ngiye njya gukora nkavuga ko Imana iri bumerere nabi ni ukubeshya. Ngiye nanga kubeshya, nanga ikinyoma bura nicyo kintu. Nimba nje nkakubwira siduhure sweet uko nguko ukuri kutureba, ntago naza ngo mbeshye ngo ibiki ngo ngubeshye ibintu nashoboya. Uko mbona nyine nuko ngomba kugaragaza uko meze mimbe, ntago naza ngo ngubeshye ibintu byo kubeshya ndabyanga. Nanga n'umuntu mbeshye, naza ngubeshye ngo nonze benzi ka oya wallahi ntago uri kumbona mwana nambaye na slip, nje nambaye slip kana ubusa ntago bireba mwana. Ni kwa kundi rero utazambona ejo bundi wenda nshobora kujya kuri mugenzi wanjye akaniza ku gapantaro keza nkasa neza, ntago byangwa nabi mwana. Cyangwa naba nabonye n'utwo dufungo dukeya nkarundanya naye nkavuga ati nguza akazigo nanjye ngiye gukora. Ariko ibintu byo kwiyemera kubeshya nicyo usanga nyine bano bagenge babumva baragezeyo. Ikinyoma nicyo baha umwanya nyine munini tu, ariko ngiye kubeshya bura nimesha kuri ngiye kabisa. Kubeshya wapi? Ati kubeshya ni bibi. Wiga mu kangahe? Niga 5. Iki? Ati. Ndabitsinda? Ndabitsinda urusubajya bukintu. Ndabitsinda kabisa. Ngiye ndebye mbona ntsinda kuko iyo uje muri 10 bangahe ba mbere kandi muri class twigamo turabana 12 ubwo suruva. Wowe byifashe reba kure yanjye nyereka ko nari ko yarangiza uno mwaka, ariko ndabisibiye kabisa. Ubu ngubu nari kuvuga ati ewana nanjye uno mwaka nagakote keza nshaka kazi ko mu biro urumva. Ariko nyine ni corona yaratunereye. Bizi biki? Shanigaga imibare n'ubukungu na computer. Imibare bivanga no gukubita trap gute? Ndabivanga kuko byose ni mu mutwe papa wanjye. Byose ni imibare. N'ubundi ni imibare. Kugira ngo ibintu mukora bigende neza mukora iki? Mufata umwanya wo gusenga Imana kugira ibibafashemo gute? Njewe ubundi kuntu ibyanjye mbikora hari ukuntu buri gishatse kuvuga mise nyumva ukuntu dufatanya umuziki n'amasomo gute. Ariko je buriye nk'ubu ngubu turi muri vac, wallahi nta kintu ufite cyo gukora indirimbo narakoze yo mbonye ka free time aho ngaho muri break harandandika nkavuga ati akavasi ndakabooking hariya ningeraho mwabona indi time nabyo kuri revising ndongera nshira kandi kavasi ngo miti irangira gutyo kabisa gasanga ikizigo cyaje ari fresh. Batungure se nje nkunda gutungura abantu duhuye cyane cyane yarabajene abantu bafite impano, mbatungure mbahagasije mu kubito du freestyle twagerageza. Ku mwana wananiye ababyeyi akanga n'ishuri turamubwira ngo iki?
Yaradiye ababyeyi yanga n'ishuri. Yigize ikirajya mu biyobyabwenge tumugira inama mu karirimbo kubita mugira inama umva baby uracyari muto katira iyo mayira akongoza gukatira ababyeyi no reba inzira nziza yo muri future ukuza kora ubuzima bwawe bukagenda neza shaka ipesa ureka kwinjira mu mazabira hoya nje naguha freestyle kuko ndabizi nabinyuzemo niga igihe nari ndi kumwe na gang yanjye bari kudushuka ngo dusix no nago nari kubikora nari nzaho mva nari nzi n'umubyeyi wanjye cyanshakira reka nzamugirira akamaro ko rushimisha umubyeyi wawe kuko nicyo cyambere wallahi niwe wakwibarutse ugomba kumukora mushimisha no nanjye ngavuga ni byinshi bivuna umutwe ngo bigusaba guteka imitwe gushaka izo kusha usaka izo bang ibyo ukora byose ushaka ibiyo bya bwenge mbabarira hamwe fata agatebe ngo wicare carana n'uwo mubyeyi akugirira inama kugira izo nama imbere ni heza ejo ni heza huzuye ibiruta ifeza wikwishuka wikwiyahura wikaraga wita mw'ibyo bitabi katira no nuko nguko ngiye nakugwiramo kabisa ibyo bitaba bikatire akora iki afata mwana afata ikayi ubundi ikayi niyo kugira uwo uriwe iyo wagize amahirwe ukaba warageze mu ishuri nta munani urenze uwo nguwo ngiye namugira inama yo kwicara agafata akandika akiga inama y'umubyeyi niyo ya mbere kwiga bimaze iki kwiga ahubwo se n'iki bitamaze kwiga nta kintu bitamaze kwiga ikintu cya mbere ubona ntago ari ukuvuga ngo uri competent ngo hangane n'abandi ngo mwigana wapi ubumenyi nicyo cya mbere bwagukuranga bukakujyana ku yindi level nawe utatekereza ngenda kubwiza ukuri kabisa uri kwiga ngo uzakora iki ndi kwiga zakore nzabundi we wallahi dore kugira ibyo niga wenda bizambyarira amafaranga simbizi iyo ngize amahirwe ibyo wize ukabona bikubyariye nk'ubu ndi kwiga art wallahi nshobora kunyura kuri no mukire nka hano ndi kwitenga kuno dusanze mu street uri kwitera siravuga ati wallahi inzu yanjye ni amarange nk'aya ngaya kandi Ruganzu nawe ndabizi gahita avugira ati umva boss dore gutya ndagutya akaranje hano naye kubita design hano ikaryoha nawe akayituberaga abantu bakire bose uzi gushushanya yewe ndabizi kabisa washushanya nk'iki nkande byinshi shushanya abantu ndabazi nabo go bashushanya tu ama design gutyo ndabizi cyane nkunda ku designinga kubikuta tu painting ni nk'agaki iyo turi mu biruhuko ni nk'agaki wakora kakaguha amafaranga utagoye umubyeyi nawe ukabasha kwigurira akantu ngumba ndiho mana nicaye ho mfite icyo bita gru ari kumva nkaza nari amakomari nkafata triplex nyine nkagenda nkora ka design akadandika uburyo avamo akantu kagashusho keza ari ushobora kujya street ugifite gutyo mu cyaka avuga ati kakate mu rugo turahari kabisa utugurisha gute biterwa kuko akamake mbafite bari abari nka kenze abari nka kenze akamake wowe ewana njyewe gushushanya nanjye kuva kera narabikoraga ariko nago nyibiha umwanya cyane gushushanya ubona ko udufaranga gute nyine utagoye umubyeyi nagoye umubyeyi se amugabo uko ari danje se nagoye umubyeyi so mwana nakubwira ko nkorikira kandi kubeshya n'icyaha ntago ngiye nakubeshya sinabikubwiye ngiye mbahamba nkakubwira ati uretse nyine ko muri no minsi nyine urareba ikintu ngiye nakundaga kujya nkora cyatuma nyine mbona n'utwo dufaranga dukeya ntubufasha nagendaga mfasha nka kumwe wenda ushobora kuba uturanye n'umwana atari competent mu ishuri wenda yiga primaire iki uri inshuti ni wabo ku buryo agenda ukanamuhugura wabo bakwizera bakajya baguha udufaranga duke kubona guha abana dukuru ibyo ngibyo nagerageza nubwo nabifitiye ubushobozi gusa ngiye nzi ko nabishobora nibyo najyaga nkora kabisa ewa let's come back in the music okay ngewe nono tugikomeza nyine mu bintu by'uyu muziki nge ikintu cya mbere nashakaga gusaba abantu badukurikiye mfite ni nkaho nayita rebo hari umusani wari wadufashe hari Nyamirambo ariko ntabwo ari rebo yari yaduhaye amahirwe yadukorera indirimbo turakora nyine dukoza n'akavideo agashyiraho kuri YouTube channel bayita Gara Drip rero ngiye kugukubitiramo freestyle yo muri iyo ndirimbo ushatse kuvuga iki ni bya bindi by'urubyiruko by'ubu ngubu nyine bubu ngubu abana bubu ngubu dripping babyita nyine nk'icyangwe Agara drip ni nko kwa kundi uvuga ati mfite icyangwe mfite iki bintu nk'ibyo ngibyo gusa neza mu bandi nicyo bita drip
Nga no can get this easy cause have to struggle from this kibyo bagwigize byose waseze n'iki ngo ushaka izo drip fast get tripping and then can't to dripping I wanted to get the fame and then now we fake my death erega nibibazo izi wacu ni 250 hang it out but it don't quite nigga tamabu tiko tamabu gucci n'iki sha tamabu crib n'iki sha tamabu ho n'iki sha n'iki Jye nagarutse ndaje kabisa reka tubatwike kwisubirajwi rya ka ngo nibuka amateka menshi niruka manuka minduka nsoma ruka cyaka wese uguseka yibuka ishoka yagabiye ubona maka bitera imaka banywa amasaka avuka aho biti masaka yambwiye kakunda gutwika inyota yayita amateka sugukeka barakeka ati yahene burgira haka bamuha umutaka toroka arika hasigara bwa bukene ninduganje ngo ni cyaka baramuzi sugukeka bagakeka bagatwara kadage zitagira iwabo zikora ibitendo nk'ibya nitapenda abahungu muvuza amapendo Ruganzu ndabaha ibipondo mana wi ndibuze kwemera mufite impano maze kubibona nk'umuntu mbasanze hano mbatunguye bero byose ndabona hari icyizere cyuko muramutse mubonye umuntu akabafasha ibintu byagenda neza cyane ukeneye iki kugira ngo umuziki wawe ukore neza ikintu cya mbere nyine ni promotion buriya mu muziki niyo kintu cya mbere basha promotion wallahi dore se wa mugani ibintu banyene ni byinshi ariko wani cya mbere mu muziki dufite iyi niyo ya mbere no kuba turi kumwe byonyene promotion ni wallahi niyo ya mbere ubona mbabarira papa ko twakubonye urikuva promotion management ubundi byose biba bikubiye muri management wallahi ibonye manager wallahi tuvuga ati god shanagezeho nangirika ngbanze nkora ibyo nsabwa naye niwo bukene waho ngaho kabisa urumva uramutse ubonye nk'umuntu ugufasha ufite ibintu byinshi waha Abanyarwanda bikabemeza byinshi wallahi dore hari nicyo bita the way dore kiri kuri YouTube baravuga ngo nta mikino kwisi kubaho n'imiguruko na mishinyiko ninjya nashishashe tuzirya jido na kunywa ni do babana bingaga bahabwa ni do ibyacu ni so fresh so cool on the truck urebe naburibwe keje kururu apana kuzana iby'imfururu twabihawe na sogokuru wumve ndavuga rusizana aduha mapukure cyane bavuga ko kurari munda bikubwiye mbizi neza wa nkunda uje nabi nagukanda abanzi batwita n'umwanda ngo urebye neza si wakanda dresh Ruganzu we babarira Ruganzu wiga he harya niga Uganda Uganda wiga ntukora amabara mama uzino n'abagande bambabariye ngo bidemokati bisaba foto mani winzi gabanga wangu deloto iti one stuff once ye moto nakola muchovola banga sikuba boto eno kenji tuteko nabasuka kondi konko mungu sikuba konkwe kuteko gwe kubanga chikoko bikoko tusula kubichi ngabapotoliko nakola munze boncha got Mana nyagasadi harya we wiga he shanje niga hano hafi ku Gisozi tu hano imbere mujye mujya gusenga ariko reka mbagira inama yo kugafata uburi ngiye kubagira inama yo kugafata kandi muzagaruke kunshimira iki kiganiro tugiranye mugende mu gisengere iki kiganiro ubundi ni ku mavi none ngende n'umukristo wambabariye rangereka nkwibariza muri church ni ino borose subizi ko najya nama mwana mu gihe ngicyo namo nyine nose muri koronari church igikora kare kano kaboro nyine nakangwe ko guheza adversaire niki kwa kundi uvuga ati ndagukanze ariko ibi ngibi ntago ari bwo buzima bwanjye ntago ari bwo ubuse muri mwari undi muntu uzi nka karirimbo kandi ko mu rusengero cyangwa mu kiliziya kamwe gato ruga cyazo no guhogoza kayiragoze gogoza mana nyagasani rimba amagambo nk'abiri ntashye nguribuye rizima rikomeza imfuruka mana yanjye amfitiye byinshi mumva arabifite mu biganza byiwe nawe wallahi cyetse ni nkuririmbira za kiliziya gatolika kuko ngiye neho navutse nisanga mwana gatoya ntacyo kamanze mbitekerezeho numva subu Ruganzu iwanyu mu rugo iyo babonye uri kuririmba gutya babifata gute
mu rugo nyine bundi navuga kuri mama kuko ababyeyi nibo ba mbere nyine mbana na mama tu mama yabonye mbikora gutya ariko nta bundi burara buri ku ruhande nta kibazo avuga ati mwana wanjye komereza anga ariko so uzajya muri ibi ngibi nigeze nkubona utarajyamo ikintu utigize ukora ugiye muri no muziki so uzagikora ugezemo nicyo kintu agomba ambwira buri gihe tu nanjye usibye ko nyine ntago nigeze ngira amahirwe nyine yo kubana nawe igihe kinini ariko nko muri iki gihe ubu ngubu ndi kumwe n'umubyeyi w'umumama kabisa niwe ujya umbwira ati mwana wanjye gerageza nyine nubwo nabufasha bukomeye nyine yabonama gusa icyo mushimira nuko nyine abanyina ndinda nanjye izo nzira izo no mupfumu babari swish ugiye kumbwira mu bintu umubyeyi wajya kugiraho inama ubona ari iki bizagufasha ese ajya kubwira ko ugomba kwitwara gute ikintu cya mbere cyakoza sha nawe ntago namubeshyera arabizi indege wana kuvuga ati kwirukankira abakobwa mwana ntago bari imbere mama ndege ahangazi bazikanuye amaso mwana kandi ugoswe gatoya uhita urangira noneho ushaka kugira ahantu ugera ukajya mu majipo mwana ba wakamenya uramutse ugiye mu bakobwa se byagenda utese nyine kariyeri yawe nyine nahirangirira ikindi kintu cya kabiri kiyobyabwenge kabisa wana sinavuga ngo ngewe ngo nta kindi kintu wenda najyaga ariko kera ubu ngubu narabiretse inzoga ku ishuri urabizi ama boarding schools kabisa uvuga ati reka nze nkome ngo abo twigana ukaza uri igifuri wana ariko izo ngizo narazirenze ntago zikiri izanjye kabisa izo ngizo wapi ibintu by'abakobwa naye sinakubeshya je mama nanjye mera arambwira ngo amanya akambwira nyine ibintu by'abakobwa ugirewe umukobwa wese umubonemo iki HIV sida ndimubonamo sida no yataba ntago mvuze ngo baba yirwaye ariko nyine ujye ukeka ujye ugira amakenga n'ikintu cya mbere icyo kintu nawe mera mva ngira inama gutyo kambwira ngo abakobwa rwose dore nito nito abakobwa ati ni umusaraba ntago ari byiza cyane mujye mukora umuziki kananjye mbagireho inama yindi izatuma mugafata cyane mujye mukora umuziki wanyu mwige musezeho umwete cyane mubisoreshe no gusenga Imana gusa ujye ufata nk'umwanya ukicara ugasenga ahubwo se ni iki nabonera umwanya nko kuyishimira no kuyisenga gusenga Imana nibyo bya mbere bundi kuko nanga no kuba nshobora kuririmba ijwi rigasohoka n'uwiteka ubu nonaha ati buri munsi nshima Imana nonaha urashima iki Imana nonaha gutya duhagaze hano ikintu nshimira Imana cya mbere nuko nyiriho icyo ngicyo ndakiyishimira nk'abandi uwondi we wana kabisa hari abaryi bagenzi banjye tungana turi muri iyi myaka bari ahantu henshi hatandukanye abari mu bitaro hari abapfuye ikintu cya mbere ubundi ni ubuzima papa wanjye kuba nyihumeka buri kimwe cyose nagishobora pfa kuba mfite amaboko abiri ewana ndahagaze nemye kabisa sorry gato gero nsubiremo ikibazo kukubwira nonaha ikintu uri gushima Imana ni igiki ndashima Imana ubundi ngo ubu ndi TV simvura nyamavi no kugera kure nabihawe no kwiyubaha umva nge nshima Imana buri gihe avuga ati Mana nduru no muziki natangiye mbabarira rwose uzabyara ibirayi nicyo kintu cya mbere uzabyare ni imvange wasubira dore ntago waheze nicyo kintu nshima Imana buri gihe avuga ati Mana mfasha dore nzarangiza amashuri yanjye nta kibazo na umuryango wanjye ngomeze kubana nawe kandi nta niki nta makosa agaragaye kuri njye hagati yanjye n'umuryango icyo nshima Imana cya mbere witwaye neza cyane ibintu bimeze neza cyane reka tugana ku musozo ariko nanone tukomeze kwereka abantu ko nyine turi abanyamuziki kanangire mbabwire wenda hari The Way by Ruganzu ndoli kuri YouTube ariyo bita mu rukari by Ruganzu izo ndirimbo ziri kuri channel bita ngo iki ziri kuri channel bita Niba record uwo yakubwiraga nyine yo kudufasha ugize kudufasha nyine kudukorera indirimbo ebyiri nyine ubu ngubu turi kwipapa none ariyo bita noneho inde nande banange babarira no kuri baba
Ngibihe bibaye byinshi Ruganzu na ndoli tugikora fem upapira utera agapira udatinya n'umusore wanyu Ruganzu sininya icyuma sinagikora sininya kubaga no kubaho papa n'umuzungu ndabibona mama nesuza nasunyibutse twakinaga kirisense n'abana babikirwa iyo migati tubamesera yo makanzu nkacibwa inkokora naho nkora inkororira naranga nubwo bihabanye rwose ndabize tuzagirayo ubariye benshi barayeyo bameze nk'abakabyeyo nubwo bidashoboka kubona fem no kwihiringa mora mu mihana pepa dora twarakubiswe twihorera kubikoroto amata cumba umwoto sirenga zacu zitokorwa ayivambe kubona hagari nk'akadondi mani bikora ibishaka we wasanga ari nje nawe Ruganzu ndoli ngira nindeba Young Swish kabisa. YouTube channel ngewe nyitangiye vuba YouTube yanjye. Iyo projet nakubwiraga niyo twakoreye kwa Niba yaduhaye ubufasha icyo gihe na YouTube channel nari mfite ayidushyirira kuri iyo YouTube channel yiwe adushyirira yitwa Drip nkuko nabikubwiraga gusa nge channel yanjye ubu ngubu nayifunguye hashize nk'amezi abiri yitwa Young Swish ya navana naga Swish nyine Swish sana u na i na sa ebyiri na ha Swish ubwo hariho projet nshyashya twari twashyizeho yitwa Tel ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye twigeze kwiganaho nyine primaire yitwa Ibere atuyaraza Sonatibe twakoranye indirimbo nyine yitwa Tel iyo iriho yitwa Tel wanditsemo Tel by Young Swish featuring Grand Star tuyiba nkagusubiriramo ni wibaza ibyanjye ubwo nanjye nikora ku bwanjye ngo muzaze murebe musange trap yavuze jewe mukangwe kumbe mu gace ngewe ndi kongwe ngo uhuruze ngo kubite doze jewe mbwira Nshuti bakoze urugendo TV aho duherereye dusanze abasore babiri abahanzi barimo baririmba barimo batanga freestyle ariko bibaye ngombwa ko tubegera ni muri cya gice tuba turimo bita talent detection duhura n'abana bafite impano tuzamura nyinshi cyane kandi hari abamaze kugera aho bagira n'aba rero mu badukurikiye mushobora kubona hari icyo mwabafasha cyangwa se bafite impano ukeneye ukaba wabafasha tugakomeza kuzamura umuziki nyarwanda ariko nanone twirinda ibiyobyabwenge ko tukiri abajene Ruganzu turimo dusoza tubwira abantu ngo iki abajene urungano abajene rwose abajene kubagira inama ni ikintu cyo gikomeye ariko bagomba kubanza kumva ko drug ni toa umusaraba indege ni toa indege nzivuze urazumva nawe indege ni toa kugira ngo basize muri slang cyane tuvuge mu kinyarwanda cy'ubu ngubu aya wendiye mu ngunda kuvuga imbwa mu mazina yazo ariko uba ni imbwa mu mazina yazo ibiyobyabwenge ni bakatire ni indaya man bakatire ukuva kuko undi bakundi iki bakundi inama za bagenzi babo kandi nziza kuko bakunda ishuri bakunde gukora bundi biraba ari ibyambere gukora no so washyira amaboko mu mifuka mwana ngo uzicara utegereze ko mumera kumenyera agakabutura aho yaregereka wagerageza utagiye kwiba ku muturanyi washakisha ukoresha ubwonko bwawe kabisa indege zizaza zishaka iyo mifungo nubo warabonye amafaranga bazizana mwana uri gushaka hiti yawe ejo none uyifata bazajya baza bagatereka ngo mbe kwicarana muri vestiaire muri arena na Ruganzu banange mbabarira nuko baba indoto zo kuzuzuza arena bikomeye cyane dore byacamo turi kumwe n'abantu ubundi cyambere ni mwebwe kabisa cyambere ni mwebwe abantu na social media mukoresha duhere hano YouTube channel yanje yari indirimbo imwe bita Trap Gakondo urikumva bayita Rukari gang kabisa ni nono Instagram ho ni Ruganzu Baptist nk'ibisanzwe Facebook ho ni Ruganzu nk'ibisanzwe kabisa WhatsApp number ni 07 and so on wayivuze se ko banakumenera ka mwana 0785 14 momo yanjye nanjye se yanjye nanjye biregeye wantu ushaka gushyiraho akantu nyine gatoya kuri momo yanjye nayikubwira ni 0780 75 36 no Instagram nkoresha only swish naga account gashyashya iya mbere yanjye naga ikiri gukora fresh nyine nafunguye iyo yindi niyo ntangiriro yanjye. Facebook ni Kagabe Swish Facebook.
Bashimire cyane basore kabisa, mufite impano nziza ndabibonye, mukomeze mwiganire natwe tugiye kwerekeza, mukunde gukora, mukunde ishuri, mwirinde ibiyobyabwenge, indaya wapi, mukunde Imana kandi musenge. Ibihe bibaye byinshi Ruganzu na ndoli tugikora fem upapira utera agapira udatinya n'umusore wanyu Ruganzu sininya icyuma sinagikora sininya kubaga no kubaho papa n'umuzungu ndabibona mama n'isuza nasunyibutse twakinaga kirisense n'abana bababikira mazina yanjye nitwa Ruganzu nkunda gukurikira Urugendo TV nawe ndabashishikariza kuyikurikira. Murakoze cyane. Kwibaza ibyanjye kubwo nanjye nikora ku bwanjye ngo muzaze murebe musange tropu yavuze jewe mukangwe kumbe mu gace jewe ndi kongwe ngo uhuruze ngo kubite doze yewe mbwira amazina yanjye am young swish nkunda gukurikira inkuru ku Rugendo TV ndagushishikariza nawe kuyikurikira kabisa. Hasta la vista. Ruganzu, ibintu bimeze bite? Ibintu bimeze neza kabisa. Hari ukuntu wenda y'umuntu ari gukora umuziki avuga ati nabekomoye kuri sogokuru kuri nde, wabikuye kuri nde kugira ngo winjire mu muziki? Nabikuye kuri sogokuru. Wese babarira sogokuru wanje ntago mvuga ko yaririmbaga, we yakundaga kumva umuziki. Ari umuntu ari gukunda umuziki ntago avuga ngo nuko ukora, we yakundaga kwiyumvira umuziki wallahi ku radio hariya avuga ati wallahi ndera ku mararo orchestre nawe by'umuziki byo wallahi dore mba ndi hano vuga ati n'undi usanzwe tugiye gutatu nari mfitanye gahunda n'umusore wenye bita Ndoli arari afite gahunda ariko kari bungwiremo ho mudirene ari haruguru. Wowe se byavuye nasubu njyewe sinakubeshya sinamenya kuko urareba nakuze wanyu n'umwe uririmba ntago naba kubeshya kabisa njye se subizi ko icyanjye ari ukuri mwa byanye n'ukuri kabisa nta muntu wo mu rugo waririmbye keretse niba barabimishe kuko sinigeze mbamenye nyine cyane ariko mama yigeze kumbwira ko sogokuru bano badivantiste wakiriwe se muri fro hapi ntago njya nshirirwa njyewe dore na ndora isazala babarira we kuri bwabo ubwupfuka mu rwanda. What's up Ndoli? Wala nzanye kulaje apana konyaje mve mu bukonje dahabwa konje wibutse inkonje daguhironje byari danje doze kuri danje bro. It's giddy bro. Yeah. Ndoli kutu dread kwemwe agapfuka munwa se impamvu mwemwe agapfuka munwa nuko nje na Ruganzu turi bamwe ariko buriya turahorana ako nanagasubiza ntumpombye okay kugira twizerane numva ari fresh bro no mura nk'iki gahumura na alcohol bro ya ndi abantu bogoshesha ariko wapi tu hari akandi kantu mva bimurana kusibye ko nkanga kubi Ruga ugeze kumbwira ngo Ruganzu na Ndoli katubumve gato ndaje nkubaze ubundi ari ibiki Ruganzu na Ndoli. Ruganzu na Ndoli dore kuruta bigenza iyo ari nk'akagoma tubafite nje no mu rasta bita indi nandi mu bubiko ariko reka tubakubita kandi ka message k'ubutumwa niko kaba gakenewe ngo byatangiriye mu nkuru mora niruka amashyamba menshi bayagira mishibanga ibanga ku mutima nicyo cyambere gukizwa kareka ibyawe burya birasenya iyo uza kumenya ko gukizwa ari ku mutima si wari kuyoba mwizo deni z'ubufu sengera mukava musi ngombwa kwiyerekana umutima utunze urutwa numwe w'umutindi mereza mbwire n'abafana pasta niyo mpamvu nanjye ninjiye mu mbone zanjye kuko benshi biruka batazi niyo bajya wakagombye kwibaza Imana dusengira avuga ibaze nawe nyuvuko ndihinduka akatira ibikundi uko waba umeze kwa sipo hinduka ubundi niyo waba uri umushumba gira imikumbi nubwo naho bikiba mu rw'imisazi igihombo zaduhoza amarira dore ngo uyu mweru kumbi Imana yaturi buri kadushyira ku isi ngiyarekere hebeshiko byabaye iterambere kadirire ku muvuduko shimubonyera muko waba utuye ibiraro mpinduka yihoraho cyambere n'ukuri uko waba ubayeho gishoro ufite ubwiriho beci batakiriho batanze imihoho senga man nje nta mundi muntu bundi wari kunyinjirana mu kiganiro mu cyanjye ngo amponoka ariko numvisha akantu kawe ari sawa ibwira abadukurikiye amazina yawe ya nyayo. Amazina yanjye ya nyayo nitwa Niyoita Ismail nkaba mvuka kwa Swede na Shemsa. Abangaba batubwiye n'imyaka batubwira n'amashuri bigamo. Ngewe mfite imyaka 19 nkaba niga mu wa 4 secondaire
nkaba mvukira naho mvuka se cyangwa nibyo gusa Dread zino dread nyine ni impamvu yuko nawe urabona ndi kubyinjiramo ariko bindimo byanjemo binandimo ntabwo ari ibintu nashakishije ariko nyine tuno tu dread ku ishuri uruhara oji nawe urabyumva nisirirwe mbivuga ni ka kantu nyine bita kiwalata ntabwo uzi icyo bagenzi bawe bansubije ufata izihe hayi njyewe hayi mfata ni ukwandika hayi mfata ni ukwandika yonyine kabisa bijyanye iyo njyana uririmba babisaba ko ubona hayi kugira ngo ubone imyuka none se ko turi kumwe hari hayi ubona nawe cyangwa hari izo nkwe aka kanya mvuye ndahazi none se aho mvuye nyine subire umuntu wazinywe ahita umubona bro sijya Ruganzu ndaza mfite akamashini ntuzajya ngo huhamo none se kahite gasona ariko niyo kasona n'aka kanya ndabizi fistere nkuhaye nawe urabyumva ukuntu ibintu bimeze katira ibikundi unyumva uko ndihinduka akatira ibikundi uko waba umeze kose wahinduka uwundi niyo waba uri umushumba uragira imikumbi nubwo naho bikiba mu rw'imisozi igihumbi wow byiza aba bantu rero twaganiriye mu bintu nababaje nawe ngiye kubikubazaho usengera he ndi umu-Islam umuyisilamu bivuga umuyisilamu ni umuntu nyine wubahiriza amahame ya kisilamu akaba umuntu ugira umutima mwiza akubaha bagenzi be nawe nk'uko yumva ko bamwubaha we ni iki icyaha kuri njye ni umuntu wangambanira ni umuntu ubundi ni umuntu wangambanira uwamvuga nabi n'uwagerageza guhungabanya umuryango wanjye n'inshuti zanjye kabisa uwo ni we ukora icyaha usenga kangahe ku munsi nsenga 5 no kuryama nkasenga nanabyuka nkasenga usaba iki Imana ikintu cya mbere nsaba Imana nako mbanza kuyishimira mbere yo kuyisaba nyishimira ko nyiriho nyihumeka n'inshuti zanjye nkabona twishimye n'umuryango wanjye nta numwe ubyira ikibazo nubwo bibazo bitabura ikindi cya kabiri nyisaba nyine gusura bizura abanza ugashimira mbere yo gusaba none ikindi cya kabiri nyisaba nako ikintu cya mbere nyisaba nyine nyisaba kugira urugendo rwiza nyine nubwo aho ndi nta kintu ndiho nyene support nyene ibiki byose byinshi gusa nkifuza kuzagera ku rundi rwego nyine umuntu akajya mbona akabona step nari ndose yo nyiriho akabona ntago nifuza gutera imbere njyenyine nimvuga giye wumve Ruganzu kuko turi kumwe gutya bro wallahi kama pata ndoli ndacyakubaza ibintu bimeze gutya ni iyihe nama umubyeyi wawe akugira ujye ugenderaho akubuza gukora iki kugira ngo uzagere ku ntego zawe umubyeyi wanjye ikintu ambuza cya mbere ni icyo kugendera mu bikundi kuko iyo ugiye mu kigare ntabwo ubasha kukivamo nako uhora ukigenderamo kikuzunguza ntubashe kuva wavamo ngo ugataruke ariko iyo wakarenze mani ubundi baravuga ngo guhinduka si uguhindukira niba ukora n'ibibi ugomba guhinduka si uguhindukira abantu baba mu bigare bagenderamo utinya ikintu cya mbere ni ugushukana n'ubundi ni cya kigare nyine ubundi gushukana niba mbonye rasita wanjye akoze ikintu kibi niba akubise umuntu box ubwa mbere nkabona bine ubwoba ubwa kabiri ntabwo biri bunere ubwoba ubwa gatatu ahubwo nanjye arahita ambwira ati ariko kirasi nanjye nkamukubita box bigatangira gutya ikigare ko ntabwo ari cyiza kubera ko waruje nyuma bagenzi bawe twe twaganiriye ngiye kuguha ugira inama urubyiruko uhita unadukubitiraho akantu kugira ngo duhite dusoza icya mbere ikintu nagira urubyiruko inama urubyiruko rw'u Rwanda turacyari hasi twese turi gushakisha ubuzima n'ababufite cyangwa babona iwabo bakize ntibumve ko bagomba kwicara ngo nyine batuze kuko iwabo babazanira ahubwo batekereze abo ngabo babifite batekereze kuturusha kuko bo barabifite ariko tweye dutekereza n'iwacu kuko iwacu turacyari hasi rero icyo nasaba urubyiruko mwige murangize mureke kujya mu biyobyabwenge mukore cyane kuko umuntu asabe n'Imana nta kintu tazabagezaho kandi mukore cyane nta kintu kabisa umuziki wanyu akanakoreka nkongereho kugira ngo uhite uzo dukubita akavasi ka nyuma duhita dutaha mu muziki wawe
uramutse umuntu ubonye umuntu ushaka kugufasha mwembi kubafasha Ruganzu na Ndoli yabafasha iki? ikintu cya mbere yadufasha yabanza ubundi akaza akatugira inama akareba uko tumeze kumva akumva nicyo dutekereza. Ikindi kintu yadufasha kudukura aho turi kuko aho turi ntago ari ahantu nyine twe n'ubwacu twe tumeze uko underground nkaho kumeze Samu hari aho tuvanye hari naho tugejeje sibyo n'indi ntambwe tugezeho ndanagushimira bro kandi nyine uwaza kudufasha ikintu yadufasha ni ukuduteza imbere kabisa ko turi hanze akatujyana hejuru ko turi hasi cyane kabisa. Okay. Haji, dusezere ku bantu. Okay. Yo, nangira nkamba kamba maguru kanirukana rukaminguka nambuka bambaza ko biri kufite imyuka ha none aruhuka ha kandi mu byukora ikizano najimaka mukomeze mwiruka musagereje bibasaba kuvunika Ndoli na kuri umwishima navuga byinshi bike bizima je nkuze ngatira uwo mwishima ndake kuzikara ibyo bizima ibaze kubaho nakwishima inkaho katira uwo mwishima utegereze imiti gicuma reka sinyereke imiti gicuma Rugazi Ndoli mbona hari nubwo bacana yo matiri nibaduko maturi babiri bafite dufitanye imbibi simgoga kugazwa kuri iyi si nubwo gibona ikiri mbisi amakiss match nayihaye ubamenye yanjye n'amapisi umva disi twababwiye ko wande twaganye studio no kubakomiye audio goroba tugapanga video simgoga pada ko studio nubwo tutarajya radio usanga tuzamanza TV yo urebye now turiyo yeah bro dore twahageze shaka urugendo TV wambabarisha asa wambabariye ko twihuri ski de